ese nyuma ya Kagame ibintu bizagenda gute? U Rwanda ruzamera gute nyuma ya Kagame? Hari igihe nyafata umwanya nkicara nkabitekereza, ndebeye ku byo abantu baba bavuga, yaba abahunze 94, yaba abari hanze, yaba abari mu Rwanda, uko babifata bizagenda gute. Njya nibaza ni se aho abanyarwanda ntabwo bazongera kugwa mu mutego w'abazungu nk'uko byagenze muri za 59, za 73, 94 na n'uyu munsi rukigeretse. Umva bavuga ngo ingabire. Icyo batareba ese ingaruka bizagira ku banyarwanda ni izihe? Umuntu uri tayari witeguye guhuza abanyarwanda, izo mpinduka niziba ninde? Mwandike tumva uwo muntu, mugomba kubanza mukamushungura mukamureba atarukurwa muririmba ngo ingabire, kuko hato mushobora kuzasanga mumeze nka za Libya, za Iraq n'ibindi bihugu abazungu bagiye bateza umwiryane bugacya bakamarana abaturage, ibihugu bikaba umuyonga. Tuzi neza ko u Rwanda muri 94 twarabibonye. Ariyo mpamvu nkubaza nti utekereza ute, wumva bizagenda gute nyuma ya Kagame? Ese aho igihugu nikizongera kubingaruzwa muheto bitewe n'abazungu? Kumba numva ibyo abantu babanariza hirya no hino nta bazungu bavugamo. Ubivuga hiki? Ese koko abanyarwanda baba barize ku byabaye 94, cyangwa uko bavuka bakora basimburanwa niko bibwira ko ibintu byarangiye, ibintu bikabitura hejuru batazi uko bigenze? Tanga igitekerezo cyawe turebe koko uko bizagenda. Ese ingaruka bizagira ku muryango we, ingaruka bizagira ku bantu bamuri inyuma, ingaruka bizagira ku bantu bamurwanya, abanyarwanda aho ngaho izo mpande zombi murazira, cyangwa nukumva mubaye inkunda rubyino gusa mukavuga ati naveho nyuma ibizaba muzabyirengera? Ese aho muzi gahunda abazungu bari gupangira u Rwanda? Ese aho muzi gahunda za Satani ifitiye isi yose kugira ngo ibyo bintu byose nibiba abazabigwamo n'abaturage, rubanda rwa giseseka? Ibyo bintu byose murabitekereza? Nta muntu njya numva apanga ibyo bintu avuye ngo dore uko bizagenda, uko bizamera. Ni ukurirwa baririmba ngo ingabire, ngo uyu nawe naveho, abandi nabo bakavuga bati muzehe wacu turamushyigikiye ntagomba kuvaho. Urumva ko byanze bikunze hari ibice bibiri byiremye, kandi nibirangira nabi abantu bazongera bamarane byanze bikunze. Tanga igitekerezo cyawe rero twumve uko ubitekerezaho, noneho tujyane mu nzira y'umujyi yo kureba koko uko ibintu byazagenda. Aba bantu muvuga wenda bashobora ngo kuyobora nyuma ya Kagame ni bande? Muduha amazina, mutubwire uko mubatekereza, icyo bazana, noneho tuvuge koko aba bantu barashoboye. Abazungu, umutego w'abazungu muzawucika gute? Umwiryane muzawukumira gute? Ngaho tanga igitekerezo cyawe, utajya mu byo gutukana n'amatiku, urebe koko ubwenge bwawe cyo bukubwira, utinya Imana, noneho utanga igitekerezo mu mutuzo no mwituze, udatukanye, utajya aho ngaho ngo utangire gutukana no gushitura, ko nabonye abanyarwanda imico bafite byonyine ubwabo. Mbona ko Imana nayo ibareka bakamarana kubera uko bateye, uko bameze. Ahantu hose, isi yose, abanyarwanda usanga ni itiku, ni umwiryane. Nicyo gihugu urebye ku isi gifite abantu bagihanganye gutyo, kandi bitwa ko basangiye umuco, igihugu, ururimi n'ibindi byinshi bibahuza, aho kureba bito bibatanya kugira ngo biyunge, noneho basenyere umugozi umwe, babe umuryango umwe, bongere babe bene Kanyarwanda. Ngaho rero tubwire uko ubona bizagenda nyuma ya Kagame, noneho utubwire n'uwabona umusimbura, noneho urebe uko ibintu byazahinduka neza mu mahoro. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom. Toda Raba Tov Meyod.